Abanyarwanda twizera ko mumeze neza cyangwa aho muri hose mukomeje kugira ibihe byiza. Twe muri kumva cyangwa se muteze amatwi ni Gatete Gilbert mujye muri kumvira kuri Dore Entertainment. Twakoze ikiganiro tugiha title isa nkaho yerekana impamvu Amerika yanga Perezida Paul Kagame, ikaba hari ibintu byinshi twakusanyije, ariko by'umwihariko tubasha kugira bike dutoramo, ari mpamvu twabateguriye ikiganiro gisa nkaho ari kigufiya, ariko by'umwihariko gikubiyemo ibintu bigera kuri bitanu byatuma Perezida Paul Kagame yangwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, by'umwihariko ziyobowe n'umushoramari akaba n'umubiliyoneri, by'umwihariko mu bakire bari ku isi baba perezida ndetse n'abandi bose bafite amafaranga. Uyu nta wundi ni Donald Trump. Bimwe mu bintu rero twabashyiriye ku rutonde bituma Amerika yanga Perezida Paul Kagame harimo kuba u Rwanda rusa nkaho ruri mu bihugu biri kuzamuka, by'umwihariko mu iterambere ku buryo budasanzwe, cyane ko nko mu myaka igera kuri 15 ishize u Rwanda rwari ruri mu bihugu bigera kuri 3 bikennye ku isi, ariko ubu ngubu ukaba ushobora gushaka u Rwanda mu bihugu 20 byibuze, u Rwanda ruriho kuri 25 gutyo. Urumva ko ni ibintu biba bidasanzwe, haba habayeho ikintu nakita nka revolution idasanzwe. Ikindi cya kabiri ni ukuba Perezida Paul Kagame nyine ni wa muntu, ni umuperezida umwe wa perezida bafite vision nyine. Kubona rero umuntu w'umuperezida muri Afurika ufite vision iteye ubwoba, ufite abaturage ufata abaturage akabagira abantu basobanutse nyine umuntu yakita ko bakerebutse mu Kinyarwanda cyiza. Ni bimwe mu bintu rero bituma Amerika ikomeza kugira nyine ikintu kitwa nk'umujinya, nyine ibintu nyine bigiye bizwiho. Perezida Paul Kagame ngira ngo murabizi ko hari bimwe mu bikorwa biremezo ubundi bitazwi kubona nk'igihugu cyo muri Afurika cyaba cyabyanze, harimo wenda nko kuba wavuga ngo uri umuperezida ukaba wavuga ko utemerera imyenda bita second hand cyangwa se caguwa mu rurimi rw'iwacu. Nimwe muri case nayo yabaye ndende, abagira n'ukuntu bashyiraho ibihano u Rwanda, babona nta kintu bimubwiye, babona nta nubwo yisubiye yeho. Kuva icyo gihe nyine byatangiye kugenda Amerika nyine isa nkaho yijunditse Perezida Paul Kagame, bakavuga ati uyu nguyu nawe nyine ashaka kujya nyine mu rutonde rwa babandi bigize ibyigomeke. Nyine Amerika itangira kumera nkaho iri guhiga nyine Perezida w'u Rwanda, batangira kumuvuga nabi, batangira kumugerekaho ibi bintu by'amakesi. So nyine Amerika nuko ibigenza, iyo amaze kubona ko nyine byanze bikunze hari ibintu nyine utari gukora nkuko ibishaka cyangwa se utari gukurikiza, itangira kugira umuyagitugu. Abantu wenda mukunze gukurikirana ibintu bya politike cyangwa se abantu mukunze gukurikirana ibintu by'amakuru, murabizi ibintu bakoreye Gaddafi muri Libya. Nibyo nyine nuko babigenza, nyine bafite ukuntu bagenda bagahimba nyine ibintu by'ibinyoma ku buryo nyine nta muntu nyine uri buze kuza kuvuga wenda nganenga Amerika. Ubundi ngira ngo wenda abantu mukurikirana ibintu bya politike, ubundi Amerika muri systeme y'imiyoborere yabo bagomba kumvikanisha ko nta kosa Amerika igira. Niko uko Amerika ibayeho, nimba bo ukuntu bayobora ubundi bo bibita nkaho nyine n'abacunguzi b'isi cyangwa se nibo bategeka isi. Niyo mpamvu rimwe n'imwe ubusanga iyo haje mu bihugu by'Uburusiya, bino bihugu by'Ubushinwa, bino bihugu nka Korea y'Amajyaruguru, iyo bino bihugu byishyize hamwe bikamera nkaho nyine biri kumvikana cyane, biriya bintu ikintu cyitwa Amerika birayibabaza cyane, kandi niyo n'ikintu baba batwaye bo bahita bumva ko nyine bari gushaka gukora igihugu, nyine bari gushaka gukora nyine nka biriya bihugu biriya bihugu byose nibyo muri Aziya. Amerika itabumva ko nyine bagiye gushyiraho ikintu gituma Amerika icika amazi, abantu bagatangira kuyiveka cyangwa se nyine bagatangira kuyica amazi. Ibyo bintu Amerika ibyanga kubona abantu bishyize hamwe. Niyo mpamvu Amerika ikora uko ushoboye, kandi ikindi cya kabiri muri systeme yayo ikora uko ushoboye ku buryo ibintu byose igomba kubijyamo ikajya ivuga ko igiye kubikemura, ariko ikajya igiye guteza ibibazo ariko igamije inyungu zabo. So iyo barebye iterambere ry'u Rwanda, bakareba ukuntu Perezida Paul Kagame amaze kugeza igihugu cy'u Rwanda ku rundi rwego, bakareba amateka yaranze u Rwanda, jenoside yahabaye, ngira by'umwihariko munabizi ko n'abantu b'abazungu nta kintu bajya bifuriza Afurika nziza. So baba bifuza ko ubundi babona Afurika imeze nk'amashyamba, baza gusura abaturage bo muri Afurika bameze nk'inyamaswa, bazana amakamera bagafotora nk'uko kera byahoze. Kera asanga nk'umuntu abona umuzungu ugasanga yirukase ameze nk'umuntu ubonye igikoko. So nuko n'ubundi baba babishaka, bagomba ko nyine bagomba guhora batinyitse muri urwo rwego. Iyo rero bumvise ko noneho bakagira amahirwe bakabona umuntu uza kuvuga ngo runaka arambangamiye, uwo muntu bakaba bari baramukize muri kategori y'umuntu bahiga, y'umuntu bashaka, icyo gihe baba bameze nk'abantu basubijwe, bameze nk'uko wakarura ibiryo umuntu ku isahani noneho yari afite inzara imeze nabi. Uwo muntu buryo yataka ibyo biryo nyine abyataka atitaye ngese ngo wabitetse gute, ngo birimo ngo umunyu ngo cyangwa nturimo, uwo aba afite inzara icyo agamije ni ukurya. Rero Amerika nayo ukuntu ibiri gukora ibishaka nyine kuvuga ngo irye Kagame nyine nuko nk'ubwo buryo
nabivugamo. So rero bakomeza gutungurwa bakareba ubwenge mu perezida afite, bakareba igihugu uburyo kisigaye kimeze. Ni kimwe mu bihugu, ni igihugu cya mbere muri Afurika by'umwihariko, wenda abantu bazajya mukurikirana bya social media cyangwa se mutajya musoma, ni igihugu cya mbere muri Afurika gifite isuku, ni igihugu cya mbere muri Afurika gifite imiyoborere iri ku murongo, ni igihugu cya mbere muri Afurika kirwanya ruswa mu rwego rwo hejuru nyine mu buryo bizwi mu bitabo. So ibyo bintu rero babasha kubyumva bakumva nyine igihugu kimeze uko nguko, birababaza bya hatari nyine, bakumva ko nyine mu bintu byose bashobora gukora byanze bikunze bagomba gukuraho ubuyobozi bw'u Rwanda. Ni ibintu nyine Amerika nuko nguko ikora, ntabwo ibyo ivuga wenda ngo irajya kurebera ngo ninde uri mukuri, yo nyine ibikora igamije kureba ni iyihe nyungu nyine mfite muri ibi bintu. So nuko nguko Amerika ikora, ntabwo ijya igendera wenda ngo umuntu ngo wenda ngo we ngo urarengana, ngo we ngo ntabwo ngo urengana, kuko iyo tugende kureba nk'amateka wenda abantu mukunze gukurikirana bino bintu bya M23, ukarebera nk'amateka ya M23, ukareba uburyo yafonzwemo, ukareba uburyo yatotejwe, ukareba uburyo nyine bagiye batotezwa bicwa. Ni ibintu nyine bisobanutse, usoma mu bitabo ukabona, ugejeje kubaza Google ntibiguhereza nyine ibintu byanditse bigaragara. Ariko se Amerika nayo ibibizi, ubuyobozi bwa Amerika guhera kuri Marco Rubio uriya sekreteri, ukajya kuri Donald Trump ndetse n'abadepite bari bose bari muri White House, ni abantu bose basobanukiwe amateka, babizi kuko n'abantu basoma, n'abahanga, ni abantu nyine bafite ideology iteye ubwoba. Ariko ibyo ngibyo ikintu cyose bakora bagikora mu nyungu ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Niyo mpamvu rero kuba bavuga wenda ngo bari guhiga Kagame, ngo bari kumushakisha, ni ibintu bagomba gukora kubera ko nyine nuko nguko biba bimeze. Ariko uretse ko wenda Imana niyo umuntu yavuga ko niyo itabara, niyo ihindura nyine ibintu ku bantu bizera. Twese nk'Abanyarwanda twiteze neza ko byanze bikunze hamwe n'igihe ibintu bigomba gusobanuka. Nyaboneka niba utarakora subscribe nakubwira ngo waracikanye.